kubivugira amagambo ubwo ibyo wabiteguye kugira ngo bivuge amagambo nta kibazo so what nje bambwiye ngo utuntu twose njya kuva mu nyeshiraho so ngavuga so uri kubona nyine turi hano twateranye nk'abakunzi ariko urabona nyine tumaze igihe kinini dukundana sibyo nk'umuntu rero w'umugabo mba ngomba kugira intambwe ntera mu buzima nyine kuko byatangiye niba ariko birangira nese ubundi nakuntu nakubwira utari kundeba nise ndebe nkuri kuri kuntera isoni ese ubwo gira isoni kandi uri kubwira amagambo umukunzi wawe uyu munsi nisize insenda nta kibazo ndaguhindukana bikurenge nanjye bitayaje rero ndifuza ko ufunga amaso njyewe mfunga amaso okay niyo ntunyinishe si ubwo wafunze amaso kandi wongera kuyafungura niba twemerera ko yafunze funga amaso okay ni uko wajya ngo ugiye kwiruka niyo ngiye guhumbura ntabyo ubumburamo we data we bambwiriye ntufungure amaso se niyo uri mu biki okay Nyambo ntufungure amaso nagira ngo nkubwire yuko ngukunda kandi ngukunda cyane n'umutima wanjye wose ariko kukubwira ko ngukunda ntabwo ibyo bihagije rero nk'umuntu w'umugabo kandi ugukunda urukundo ruzira uburyarya urukundo rw'akaramata nabitekerejeho riba ibanga ryanjye ndavuga ni byange bikunde ngomba kuzagira ikintu nkora nagiye mbona utuntu twinshi ndavuga ati utuntu twose ngiye mbona ni agaki nakoperamo bigenda binanyigisha mu buzima ndebe meza ikiganza cyawe ngo usuhuze kimeze ngo wagurutse nyine utaza kugwa nturebe mu magambo makeya ndifuza ko urukundo rwanjye nawe ruva mu magambo rukajya mu bikorwa ese urabyemeye nturebe siniyo nibyiruko nyine we nsubiza nturebe urabyemeye urukundo rwacu ruva mu magambo rukajya mu bikorwa urabyemeye ndabyemeye ngo ntazidane